tuvuge kuri Clara watutse umwana wa Mika muteruye mu isura akamwandikaho amagambo akomeye. Urakoze kutuma mana we Karara wambeshuwe muhamagare Karara ze hano ushaka kwinjira mu ngo z'abandi iyo ati itabonye urugo ese Karara ko nawe numvisha amakuru ku rugo rwawe ruba rutameze neza ngo bakuraza bufuni ngo nese Brian uri umutinga abantu barabivuga umugabo wa Mika isura witwa ngo aga promoter wowe Karara aga promoter nubwo wamufungura nduri dushumi tw'inkweto ziwe wa Marine gufata umwana we nago wabyaye ntabwo ushobora kugira uziko ngiye nabibonye ibintu by'uburaya hajya kuri TikTok ngo iyo werekanye ikiyiko barakuboroka ndumva nashiraho ikiyiko bakamboroka bakankura mu bintu bye oya mani reka wakigorye bakutandya mwa kandi ubwo majije kurya umuceri n'amashu n'ifiriti indiruzuye imeze abantu baje mani izana topic inzima tubaganirize dore 447 ntago ndimo ndabikubwira ngo abantu bajye bareka kuza kuvuga ibibazo byabo hari umuntu ngiye ngo ndebe inyuma yanjye ngeze ngo hari Marijos uranganze wa muntu abantu ariko se tiya wabuza abandi bantu zamura ngo baze batwivugirira inkuru yegora sha mwamaye intare mwabantu intare se barego mu minare nakana kayo ako si umuntu uri kuvuga ngo bamuzamure uri shoka ufite ikintu uje kubwira abantu genda shaka ko muvuga ku bantu baza kuvuga ibibazo byabo muri social media akaza akatanga ubuhamya bwe bwose akisandaza akavuga ubuzima bwe bwose akavuga nk'umugabo akamuvuga nabi cyangwa akavuga umugabo niwe ngiyo umuntu aje akavuga nk'umugabo we muri social media akabanza akamwandagaza ejo bakongera mukabona bongeye bihuje mu bitekereza hiki burano no nkubwira ikindi kintu utesha nuzivange mu bintu by'abantu bakundana wa muntu we sinjya mbyivangamo buriya none ngewe abantu bakundana wagira barabaroze araza akakubwira ikibazo kiwe akakubwira ati runaka yambabaje none wowe kwera ukuntu bawumva bibabaje ukajya kuri side yiwe ntumaje kujya kuri side yiwe niba amaje kuryana niba amaje kujyuna namaje kumukubita umupuri nk'inshuro 3 mu ijoro bakukabuhindura nabi wa mutins mwamaye bira bintu munabonye mujya muha abantu mana nukuri kw'Imana mana abantu bivanga mu bintu by'abantu bakundana ugasanga umuntu ni best friend wawe arimo ngeteshamaje kuba inkora inshuro nyinshi akaza akambwira ku musheri we nkajyaho ngatomboka nkamugira inama rimwe na rimwe nkanamubwira ni mwihorere uwo muntu ntagukunda kubera ko yakurakaje ntibamaje gusubirana ngahinduka injajwe umunsi wose nkirwa n'abayisutwa mu gace none se njya uyanje kukugisha inama hari ubwo nza nkubwira nti ndashaka gutandukana nawe cyangwa nza nkubaza inama zatuma urugo rukomera kumbwira ibintu bibabaje byatuma nkugira inama yo kugira ngo mutandukane je ahubwo nawe ukunda itandukana ry'abakundanye ahari Deka abantu muri murandika ngo mfite sheri ndamufite ariko nagaba mu Rwanda ngo nese Brian uri umuhungu uri umutinganyi nyago ngende umutinganyi abantu barabivuga ngira ngo hari wenda babivuga bakurikije ukuntu nambara wenda si imyitwarire yanjye rimwe na rimwe imeze nk'iy'abahungu ngira ngo niho bahera bavuga yuko ndi umutinganyi ariko ntago ndi umutinganyi ikindi kandi nta nubwo nkunda abatinganyi wiganya cyane nshuti jimimana live yawe senda kandaye kugira ngo nyiveho ko nayirambiwe aho kugira ngo nsige kuri live twayivana nabasabye ikintu nabasabye ibintu byo mujya mutanga mwabinyima mwamba bari mugayenza mwamba bari sheri ndabakunda cyane ngo nese iriya keke twabonye kwa Tesha ari amabara asobanuye injiji mujye mukoresha skills ariko se ubundi amabara umuntu ntago yemerewe gukunda ibara ashaka gukunda ibara nimugende kuri Google nagira umuntu hano witanga agende kuri Google ajye kureba rainbow ni ibara risobanura ibintu byinshi mana yanjye harimo n'amahoro harimo n'ubwisungane harimo n'ikibina ahubwo rero ngewe hagati aho ngaho ni munshakira umusheri kuko mwirirwa munshinja cyane munshakira umuntu dukundana basi bigira inzira nawe akeneye umupase
Yego sha murakoze nanjye abantu mwaje guterana muri Grace Room kuri Arena Imana ibaho umugisha byari byiza. Dore keke yateje ari mu mara batinganye nago nongera kubigusobanura wa muntu iramaze naga ari wari wayiguze. Ese ubundi umuntu murinda kumwita umutinganya abaratinganye na banyoko abaratinganye na banyoko wanyu abaratinganye na bashiki banyu ngiye mwita n'abana amazina mabi mugakabye. Abanyarwanda bamwe na bamwe rwose na skills muracyari hasi down. Mambo vipi Brian muri BT surprise maniga mbakomye hiti reka mbatema kaga playlist mwaga mwemera naturutse kuri the street uruganda rwaso bitetaito sindi nkawe masepeto kabo zombi y'imike amaboko zimanike ijya mu DJ kwakwanya babiro uzububa yo ninge madre centre anaconda queen kamasutra izamuka ndarushye umuraperi ndananiwe umuntu urapera arananiwe bwari ubwa mbere nkatira ubu Babylon then ninjirira mu hip hop old school ama Rastaman Babylon nabuze umutera nkungu manager nzagushoremo nka kingahe se ngo hari umunuzi agukorera indirimbo inaha y'amake mutwandikire topic mushaka tuvuga ko ndumva muri kunjagaraza uba abantu mana muzasaza nge ibi bintu byo gustara sita reka nanjye mbonye topic noneho tuvuge kuri Clara watutse umwana wa Mika muteruye mu isura akamwandikaho amagambo akomeye. Urakoze kutuma mana we Karara wambeshuwe muhamagare Karara ze hano naye nabuze ikintu mvuga cha mamagarira Karara ze hano menya baramufunze kuko amaze myiza ko ibikorwa mana mumbabarire kababwiza ukuri reka ibi bintu tubivugeho twitonze mana ndaguhimbaje ndagwaye ikibero ko yakutumye mbona ikintu ngiye gutogoteraho guys reka mbabwiza ukuri Clara yigize umuntu ushaka kwinjira mu ngo z'abandi iyo itabonye urugo ese Clara ko nawe numvisha amakuru ku rugo rwawe ruba rutameze neza ngo bakuraza bufuni ko Clara wijya kumuvuga ibintu byinshi ko ntabyo umuziho byinshi ariko nyine bira bintu yakoze nago byari bikwiye. Clara akunda kwivanga mu ngo z'abantu urajya kuvuga wa Miki urajya kuvuga ngo umugabo wa Miki wowe umugabo noneho fata umwana wa Miki man umwana wa Miki utazi iyo biva niyo bijya umugabo wa Miki sura witwa ngo aga promoter wowe Clara aga promoter nanubwo wamufungura ndudushumi tw'inkweto ziwe wa Marine akanuke na agenda tuke nubundi muhaye content aba yabuze ibyo avuga dore ntanubwo YouTube ngira ngo ikimwishyura aga promoter ni umugabo utunze Miki n'umwana Miki n'umukobwa witeje imbere ukora Miki sindamona yaje matiku yawe byibuza niyo utuka Miki cyangwa ugatukana aga gufata umwana we nago wabyaye nani gushaka kugira uziko nge nabibonye yafashe umwana nibura none se undi mwana ko bari kumwe bahuriye cyangwa yari kumwe na mama wewe uno muntu uri kumbwira ngo mvuye gusenga mu idini ry'iwanyu mvuye gusengera kuvuye gusenga se kandi nabyo ugiye kubiza ariko se umunyarwanda ashimishwa n'iki wa umunyarwanda nicyo kimunezeza byibuze ngo umuntu azakimenye akizana bari cyabahereza kuvuye gusenga nabyo bibaye ikibazo ndabiyamye biza kurishanuka ko mvuye gusenga nawe njya numva yikanashura ngo yarabyaye ibyo ari byo byose arabafite ngo ajya kwikanashura n'ukugira utemwa ariko Clara kandi mbona ari umugore mwiza cyane wariko ntago nzi YouTube ibintu byaca none rero ariko bura Clara nawe nubwo turi kumuvugaho ubu wabona nawe hari abantu baba bamushajije wa muntu burana wagukubise nka kote burana wagukubise version ye wakumirwa n'ababuze n'abana ariko na version nimwe muye uburenganzira bwo kujya ku mwana asharega abana n'abaziranenge gusa umwana hari wararengereye wari kuzana ukapostinga version nimwe kwemerera kwata ku umwana muto yungana ku wari kugenda ugapostinga nawe ukataka wongo waga promoter ukataka uriya nabonye ufite inyinya yitwa nde Jessica
ukagenda ukaba tukabasha kukabakoresha icyo ushaka ariko buri iyo bigeze ku mwana uba warengereye sheri ntago ari byiza umwana kandi nawe iyo wabyaye Clara warabyaye urabizi ukuntu umwana bimera iyo postinze umwana wa mugenzi wawe nyina niwe bibabaza ntago ari byiza nyine nawe ugomba gushyiramo imiyaga ugatuka nyina ugatuka se ntaribi ariko umwana ukamwihorera Karara nkwamagaye kangaye Karara ndakubujije kandi ibyo bintu byo kuza kuvuga ngo nagukoresha TikTok ngo nago TikTok yishyura TikTok irishyura sheri ahubwo ubwo nuko we bataraguha kuduceri twa TikTok ngo Clara rwaye bifukunye oya mwimutuka ariko nawe nyine yakoze amakosa pe nabo nazumva afite imbaraga n'umutima mwiza azasaba imbabazi abo yakoreye amakosa azabasaba imbabazi kandi nabo basabana imbabazi ngiye mba mbona umutipe ngo ni aga promoter ananitonda pe mba mbona ari umutipe wicecekeye mba mbona nyine ari umutipe udashaka kujya mu matiku yanyu ariko mukanga mukayamuzana birerera kana kabo nuriya mukobwa witwa Mikitesha njya mbona atari umukobwa upfa gushwana n'abantu ukuntu njya mubona nyine mba mbona ari umukobwa udakunda ibintu nyine byo gushwana n'abantu ariko se iyo umuntu yibereye umustar mu muziziki uwo mwana ngo ni Miki ko mba naramubonye ejo bundi ari yikinira amafilime muba muri kumuziziki ngizina ryo muntu ngo Karara doye ko nahise mukira mu kinyarwanda ngo Karara nuko bikimana mujye mushyiramo n'imiyaga we ntago ndi gusinzira ahubwo nuko ngereka nditonda eka biriya byo kuri YouTube muba muri kubona ntago aba ari njyewe ni impanga yanjye iyo tesha umuteretse kamera imbere avuga nk'uhanzwe ariko uzi ko nanjye ariko meze burangiwe utankizeho kamera mu buzima bwanjye busanzwe nta jambo ryanjye wakumva ngira isoni none si ntago ari kamera indi imbere iyi telefone yanjye ubwo se gutuma kamera wazana iyo kamera iyi kamera ngiye kugura telefone DJ ngiye kugura iPhone uzayigure cyangwa ubyore ntago bindeba nzagura 17 munshakira ikisaza ngiye kubita umupuri noneho ngihata umupuri gicanga mu kirwa uzaza wakwemera se ninde oya abasaza ugira ngo baragorana mwa ariko se Tiana moderator wabuze umuntu uzamura mu gitondo ese ibi bintu byo kuri TikTok dore baguhaye gift wowe niba yime cyangwa babireke fata uko bibonye twemere umva zamura no muntu yitwa Bobo ngo umuntu uri kumurya kandi njye abana imirimo iri kurya mba Brianne Tesha mezemte ayowe turaho ra umba zimamvu nza reka mbivugiremo babara nta mwuka mvuga Bria uyu munsi wabaye iki kudashaka guseka oya shawe namajije kurya umuceri ni arya niki n'amashu n'ifiriti ndahaza umunwa nanjye ngo umunwa ndumva ntari no kubasha no guhumeka indase yivuga umunwa ni uvuga vuga twumve oya ndavuga ariko nyine ndavuga nkumva umwuka uranshiranye baba we none se ko tutari kukubona kandi twebwe uri kutubona je umuntu wese uri buzamuka ashyiraho kamera iri ko umuntu ashyiraho kamera none se ubwo ngo twebwe waba uri kutubona imboga mu menyo isura yawe ntago icuruza ntago icuruza ngo Brian ari guhumekera mu kwa nk'umuserebanya wamwitegereje kabisa ngirira Tiana zamvane kwiyira yivu gira Tiana zamvane kwiyira yivu ubwo nanjye reka nyiveho oya ariko DJ wagereka gukinisha abanyarwanda babyire mani abantu muri kumbaza ngo napfuye iki na Irene nta kintu twapfuye Irene ni umushiti wanjye ntago duheruka kubonana nta kibazo mfitanye na Irene pe nawe muzamubaze ngo hari ikibazo mfitanye na Brian bazamura ariko bashiraho kamera udashiraho kamera udashiraho kamera ujye umumanura
Okay. ariko jiza ese jiza ko twari inshuti byagenze bite Bria shyiraho kamera ngo uyu mutesha akaza na wa mukobwa wakoresheje Heineken ariko ibintu bizana uyu mukobwa navuga nk'umuntu kabisa uba waruhameje urwagwa pe ni ukuri ntarwonwa pe ahubwo kubera kwemusinga cyane narasara yego sha bizanye we musenga mu bigiye mu kazi rero niyo mpamvu ntabwo abantu benshi bararunyekera no mu rugo bagiye kurumpimisha bararubura oya ndi kuvuga urwagwa pana urumogi sha rwose urwagwa rwose ubuzima butagira biya buba burwaye udashyiraho kamera ra reka nshireho agakamera udashyiraho kamera ntumumure uyu muntu witwa Sakarigi arwaye mu mutwe yitwa nde ari kumbwira ngo ari kubona nashyiramo icupa rya Heineken nyagushyirwa rwa nshingo ari kumbaza ariko dejo sinashyizeho kamera filita wapi filita ni icyaha we musinga ese musi shano hose mu tubari twose Kigali ushingira nawe story zanyu chano yanyu ituma abantu batutaryama umva tamba baramujye mudukorera subscribe n'ahantu mukorera nirwa nisetsa man mukuremo igiceri cyawe nanjye naba ndikigorye naramubwiye ninjye mfite kampani y'ababyinnyi bizarangira rero aba diaspora kubera kuntu muba mubafata bizarangira babavumbuye kandi hari aba diaspora bazabyore aba diaspora bavuka benshi batunza abantu benshi hano i Kigali DJ oya mani oya genda bro aba diaspora kubera ukuntu muguma mubapinga namwe mwazaje mureka kuba amafaranga mu diaspora utare kuri igiceri ni mu diaspora bwoko cyo nese ubwo aba diaspora ibiki igiceri se aha gikorera igiceri aha gikorera n'ibintu byose atama mama ya diaspora umu diaspora ibicara diaspora ibiki yego ye nakasha mukunda by'ubusa koko nigize manager y'ababyinnyi b'i Kigali bose boroka ariko uri rugumbaza boroka ishyano ubuceri ndaburya nese barabafasha benshi barabafasha hano mu Rwanda barabafasha nimo kajyamo bapira bafasha iki ariko we ariko tesha reka nkubaze ukurikije ukuntu ibintu byahenze umuntu araje gukubisa 20,20 20,20 webwira uriya nga vugisha ukuri 20,20 se wabikoreye Brian 20,20 n'ibyawe we aho yabikuye urahazi nimba biguhaye utabimukuye mu mufuka ntago wabirya ra puputu yego nyine birya ariko nabishimire bro I don't know why mutajya mushimira aba diaspora niyo yaguha 5,000 ntago aba ari ibyawe uba wabibona Desha njyewe ntabwo ushobora kumbwira ukuntu mu diaspora ukora ku madolari ufata ku madolari 10,000 nanjye ndi umushiti wawe nayaguha ngira ngo ayo madolari akoraho naya nyoko cyangwa nayazo wari watinze oye mu diaspora ugomba kumurya ibiceri mu diaspora udatanga ibiceri ntawe ubaho oya shangiye aba diaspora inama nabagira bino byana bijya mu Rwanda icyo mwabikorera byose ni nashima n'ubundi mujye mubyihora bari widusopanyiriza wowe niba uri mu diaspora ukabona ugiye kunyoreza 10,20 byibuza senkani omwe gasenkani wa ariko nyuma ni 10,000 hari abana hano baba babibuze bro mu diaspora biguha akabara gukoreye kabisa 10,000 ya 10k none se 10k hano nagagura ibirayi n'amavuta n'imurya by'umunsi umwe Brian umuntu bita Joshua ari kugusuhuza sinzi niba umuza tuye US kuba tuye US sibyo nibikiyamaye cyakamomo ke babirya muke none rero abakobwa basigaye baza no mukabaraka kwifatira ngo ndi mu diaspora mbakana dakibagirwa ko mwakubitaniye mu biryo hari mu biraha umwagiye kurya umuceri muri Makoko ariko bana aba diaspora nabo bararushya wa mana nguyu muyemuzi ko mbona amenyo yashize diaspora ni benshi ariko se abantu baba barakajwe n'iki ntago bari oya ariko njye ndi kubona afite amenyo kugize muri kuvuga ngo nta amenyo afite
hari igihango ufite yewe nta kintu mana we mumureba umunsi gusa neza ko ngende kubona ishu namenye ufite ubwo se nseke gute ndabizi 32 gerageza ariko harimo iryayo iriye se kandi ndabizi se ko ndi kuvuga ibyo ndi kubona bari kwandika ngo girango reka ayasha ndakwishimiye wa muye musigo ariko shaka jari sheri ahagana he hari ibintu baguhereza womekamo by'umweru dere ibyo nibyo nzayagushyiramo kanyashake oya yakorera pfa kuba ufite akazi hari umukobwa wakwiyanditseho Brian wari umukobwa wanditseho tatuwaje bita nyine Brian ku kaboko ninde wabyanditseho ni umukobwa nawe ni umuMC bamwita Sentizira mwese yitwa Brian aba baMC ko mwabaye benshira oya yiyanditseho DJ Brian ku kaboko ke ubwo se yagiye kwandikaho DJ Brian ngo bigende bite nubi ngwa gukunda kubi yirirwa gupostinga saa 7 nijoro kuko ku buryo wakunda umuntu ugashyiraho tatuwaje ye ntago ibyo binari byiza ubwo se ushatse kuyikuraho byagenda gute no nago postinga saa 7 nijoro twamaze se muraziranye ngo shango byihorere ariko nta video uba ufite adafite nta foto ugiye postinga atagira ariko mana muzamuze nawe dizi umva byihorere no mu cyumba cy'amafoto ni Brian abantu kumbwira ngo uyu munsi twabateye irungu uyu munsi ntabwo twigeze twaprodinga ariko mu gitondo saa 5 mube muri tayari twakubise ikiganiro cy'abakozi bo mu rugo n'abakoresha bawo ukuntu bafata abakozi nabi umuntu aranditse muri comment ngo ninza nyihera umupuri umuntu udakunda gushwana n'abantu kereka iyo umuntu anshwanyeho ariko njye ntabwo nkunda gushwana n'abantu na Irene nta kintu dupfa rwose mbibariza akantu ngo mwese mwaravuze oya nta makimbirane abanyamakuru kandi urabazi bandika ibintu bashaka bakaremya urwango ku bantu rudahari nta kintu mpfa na Irene n'umuvandimwe anytime twabonana nuko wenda ahubwo abantu baba bihugiyeho nkihugira mu byanjye dore twafunguye cana nibyo twiga duhugiyeho Tesha tugende ndarushye kabisa tuvuye live nanjye reka nyivuga nese ubaba abantu hari ikindi nta kintu ufite cyo winzanaho ijigo winshinyikira meni tugende byuka nkwerekana utujya hehe sepiri sepiri